Shalom, shalom, igitondo cyiza mwaramutse, ndabashubije mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, aho muri hose, Yesu nashimwe. Muri iki gitondo ndifuza kuganira namwe ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana cyane ndashaka kubaganiriza ijambo Imana yashyize ku mutima, gusenya umwuka w'uburushyi uba ku buzima bwacu, umuruho. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro ibice 5, umurongo wa 29. Turaza no gusoma mu Itangiriro ibice 31, umurongo wa 42. Reka dusome Itangiriro ibice 5, 29. Amwita Nowa, ati uyu azatuma umubabaro w'umurimo wacu n'umuruho w'amaboko yacu uva mu butaka Uwiteka yavumye. Itangiriro nanone 31, umurongo wa 42, naho reka tuhasome. Haravuga ngo ijambo ry'Imana avuga ngo iyaba Imana ya data, Imana ya Aburahamu, iyo Isaka yubaha itabanye nanjye, ntuba warabuze kunsezerera ntacyo mfite. Imana yabonye kugirirwa nabi kwanjye n'umuruho w'amaboko yanjye, iri joro ryakeye iragukangara. Reka dusenge. Mana nziza, turagushima muri iki gitondo cyiza, igitondo cy'imbaraga, igitondo cy'umugisha, igitondo cyo kunesha, igitondo cyo kuvuga imbabazi zawe. Wakoze ko waturinze, wakoze ko dufiteho umugambi mwiza, icyubahiro gikomeze kuba icyawe none n'iteka ryose. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Ndashaka kuganira namwe umwuka w'uburushyi, umwuka umuruho dufite. Iki cyumweru tuzaganira ukuntu twasenye imbaraga. Umuruho ni iki? Ni ugukora ukaruha, ugakubitika, ukababara, udafite n'uwakuruhura, udafite n'uwakuramira. Ijambo ry'Imana ryatubwiye mu Itangiriro ibice 5, hariho twasomye umurongo wa 29, aho Imana Nowa amaze kuvuka. Icyo gihe ni inkuru ndende, aho Imana yavumye Adamu na Eva, bava mu ngobyi ya Edeni, baragenda. Bibiliya iravuga rero Enoka amaze imyaka avutse, iyo urebye igice cya 5 mu rubyaro rwa Adamu hazamo, Imana yamushumbushije umwana witwa Seti, kuko Kayini yari amaze kwica Abeli. Iyo ukomeje rero, Bibiliya iravuga ngo igihe kimwe havutse umuntu bita Nowa, ngo ababyeyi baravuga bati uyu azatumara umubabaro w'imirimo yacu n'umuruho y'amaboko yacu. Haleluya. Umwuka w'uburushyi, umwuka wo kubabara, umwuka uduteza kuruha ntugire ikintu ugeraho. Abantu bararushye, niko Yesu yavuze muri Matayo 11:28. Aravuga ati yemwe abarushye mukaba munaremerewe, nimuze mbaruhure. Icyo ni cyo kintu cyazanye umwana w'Imana. Dufite imiruho y'iyo twavukanye, imiruho y'aho dukomoka. Urakora ugakorera ubusa, uraruha. Umuruho ni umwuka urushya umuntu. Yesu rero muri bimwe byamuzanye, yazanywe no kugira ngo adukure mu muruho w'ibyaha, wo kutamenya Imana, mu muruho w'ibyo dukora tugira ikintu na kimwe tugeraho, tukaruha tukazarinda dupfa. Iki gitondo Imana irifuza kukubohora mu mwuka w'uburushyi, guhora ukorera abandi ariko ntuzagire ikintu ugeraho, ntuzagire ikintu ufata, ahubwo ukaba wuzuye ibisebe, ukaba wuzuye umuruho, ukaba wuzuye agahinda, ukaba nta kintu wagezeho. Haleluya. Uwiteka gukiza uwo umuvumo w'uburushyi, iyo mbaraga igutera kuruha, iyo mbaraga yakunanije uhereye mu bwana bwawe. Uwo mwuka, ikintu cya mbere kituruhura ni ukumenya Imana. Ukeneye kumenya Imana. Benshi ibisebe dufite ni ibisebe by'imyaka yose y'ubuzima bwacu twakoze, ariko twaba twuzuye ibisebe by'umuruho. Nuko ngo bamaze kubyara Nowa, baravuga bati uyu mwana we azadukiza umuruho, azadukiza umubabaro, Imana izatwibuka idukureho uyu muruho tumaze imyaka myinshi turushye. Aba ni abantu bari baratandukanye n'ubwiza bw'Imana. Ikintu cya mbere, iyo umuntu atazi Imana araruha, kandi
icyiza twe twamenye Imana ijya ituruhura. Yesu nicyo cyamuzanye ngo abarushye mukaba muremerewe. Hari ibintu byinshi biruhije ubuzima bwawe. Uyu muruho rero niwo nshaka kugira ngo muri iki gitondo, uyu munsi amasaha 24 umenagura umwuka w'uburushyi. Isuzume, ese ntururushye? Kuva uvutse wararushye? Uraruha mu buto bwawe, uraruha mu bukure bwawe, uraruha mu busore bwawe n'inkumi, uraruha mu rushako rwawe, umuruho urawutwara, umuruho uhindura iniforume, uri indushyi. Bibiliya iravuga ngo iyaba Imana ya data, Imana ya Aburahamu na Isaka itabanye nanjye, ntuba warabuze kunsezerera ntacyo mfite. Uyu ni Yakobo, uyu ni nyirarume wamuzengereje Labani, umukoresha ku manywa na nijoro, utamuha kuko aravuga ngo ku manywa nicwaga n'umwuma, nijoro nkicwa n'imbeho, ibitotsi bikaguruka. Ngo imyaka uko ari 20 nabaga iwawe, nagutendeyeho abakobwa bawe bombi imyaka 14, mara imyaka 6 nkorera umukumbi, wahinduye ibihembo byanjye inshuro 10. Uyu ni Yakobo, uyu ni Yakobo urira, uyu ni Labani muriganya. Umwuka w'umuruho utuma abandi bantu y'ukuriho, iby'abandi bagakozi abandi bakorera bikaborohera, wowe igihe cyose uburushye ukora inshuro 10. Nayibaze imyaka 10, imyaka 14 Yakobo aruhira abakobwa. Gushaka kwatwaye imyaka 14 akorera abakobwa be ba Labani, ngo ibihembo bye yabihinduye inshuro 10. Umwuka ukuriganya. Yesu we, ukora amanywa na nijoro. Yesu nashimwe cyane. Imana igukiza umuruho. Haleluya. Ngo itabanye nanjye, ntuba warabuze kunsezerera ntacyo mfite. Ni abantu bagukoresha uriho uyu mwuka, barangiye bakaguta nka shikareti. Umuntu wese akakwitegereza iyo uriho uwo mwuka, ngo uyu nguyu azankorera kugeza igihe ngeze muri pasiyo. Uyu nguyu ni akabando kanjye. Umuntu akanagushaka atari uko agukunze, akagushaka kubera yuko agushakamo inyungu. Uyu nguyu ngo yarize cyane, ngo uyu nguyu azatunga abana, umugabo ngo ngewe reka nshaka uyu muhungu ngo kubera amashuri menshi afite, ngo no kwiteganyiriza. Naho ni umwuka w'uburushyi ukuriho, umuntu mubana akakuremerera amanywa na nijoro. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Ngo Imana yabonye kugirirwa nabi kwanjye. Imana muri iki gitondo yabonye kugirirwa nabi kwawe mama, nicyo gituma intumye muri iki gitondo ngo nkubwire ngo ije kukuruhura. N'umuruho w'amaboko yanjye, ibintu wakoze byose umwanzi agahora akurushya, uri mu muruho. Ngo Imana, ngo niyo mpamvu iri joro ryakeye iragukangara. Imana ikangara izo mbaraga. Imana igukureho umwuka w'uburushyi, gukora ntunashimwe, ntunahabwe agaciro, ugahora urushye. Uyu munsi umenagure umwuka w'uburushyi. Uvuga ngo nk'uko umuntu yiyambura umwambaro, niyambuye uburushyi bwa karande. Umuruho urarushye, ufite umuruho w'igihe kirekire, uri mu maraso no mu mishokoro, umuruho uri mu bugingo bwawe. Imana ikuruhure. Imana igukize umwuka w'uburushyi. Imana ikuruhure guhora urushye. Imana igukureho uwo muruho uhereye mu bwana bwawe. Uribaza ngo nzaruhuka ryari? Iki gitondo Imana igiye gukangara iyo myuka. Imana igiye kukuvumura. Imana igiye kugukiza. Iki cyumweru tuzaba tumenagura umwuka w'uburushyi. Imana ikuruhure. Imana igukure mu burushyi bwa karande. Imana igutabane inshuti yanjye. Uwiteka akangara izo mbaraga kandi azikureho burundu, akubohore. Iyi Mana yabohoye Yakobo, nawe ibohore ubuzima bwawe. Iyi Mana yabohoye Nowa, nawe ikuruhure. Icyubahiro cy'Uwiteka gishyirwe hejuru. Imana yacu ishimwe. Mu inshuti yanjye, uburushyi bwa mbere ni ukutamenya Imana. Uhe Yesu ubugingo bwawe, akubere umwami n'umukiza. Ikindi cya kabiri, Imana uyibwire iti Imana nkiza ubu burushyi, nzaruhuka bigenze bite? Nzaruhuka. Ijambo ry'Imana riravuga muri Matayo 11:28 ngo abarushye n'abaremerewe nibaze ndabaruhura. Uwiteka gukiza umuruho, Uwiteka akuruhure
akuruhure uwo mutwaro w'urubyaro, akuruhure uwo mutwaro w'abana, akuruhure uwo mutwaro w'urugo. Uwiteka akuruhure, agukize umuruho wo mu kazi, agukize umuruho w'ibintu byose, agukureho iyo mbaraga yumva ko wowe waba ikiraro, ko wowe waba itapi, abantu bakakugenderaho, abantu bakagukoresha bakagera ku nyungu zabo. Imana ya Isirayeli igukureho uwo muvumo, ikuruhure inshuti yanjye. Imana iguhe umugisha kandi ikugirire neza. Reka dusenge. Turagushimiye Mana nziza yuko uturuhuye, yuko udukijije uyu muruho, wa mwuka w'umuruho we ndakurimbura ku buzima bwanjye, wa mbaraga y'ikuzimu we ndagusenya mu izina rya Yesu. Imbaraga ituma dusubira mu byaha, imbaraga ituma tutubaha Imana, imbaraga ituma tudatinya Imana. Uwiteka kangariza imbaraga uzikure ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Uturuhure Mana, uruhure imiryango, uruhure umuntu wese unyumva, umuhe amahoro y'umutima, umuhe kukumenya no kukubaha. Uwiteka udukize umuruho wo guhora turuhira abandi ariko ntitugire icyo twe tugeraho. Kangariza imbaraga Mwami, urakoze ko ugiye kudutabara, urakoze ko ugiye kutubohora. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikubohore uyu munsi aho uri hose, wibohore muri izo mbaraga. Yesu aguhe umugisha.